gatoya uyu muntu ngo ni kakajwi yanshyize muri groupe ye ya WhatsApp sibyo turi kugendana ndakuza kumuhamagara ndamubaza ese wanyamamariza account yanjye byakunda ya YouTube ikazamuka umwana w'umuhungu ubwo nyine narebye kuri nuza kuri muri groupe yanshizemo mbona admin mbona na nyiri groupe ubwo nibwo nahise ngira ute mwompoza ya nimero ya nyiri groupe ngo mamagaye rero yari admin w'iyi groupe kakazwe wenda kugira ngo mutaza kuza kugira ngo n'abantu bashinze groupe ibi mbabwira nibyo hariho n'iyi nimero amaye kuko nsanze bihura kandi kode yayo niyo muri Amerika gusa ndaje tuyihamagara uyu mwana w'umuhungu mutoya w'imyaka 18 ngira ngo naramuberetse ndagira ngo mbaho kuri kuzima hanyuma nyine amakuru ushaka kumenya nayanyu amakuru nshaka ndashaka kumvisha abanyarwanda muri rusange bakamenya ukuri none se ushaka kumuta hanze cyangwa n'ukuri gusa dusanzwe ntabwo kujya mu kindi gihugu bisobanuye ko nimero wakoreshaga uhita uyihindura mbo urakoze cyane aho ngaho gato kabanze nkubaze none akoresha nimero ya hehe yo muri Amerika ari muri Amerika ndibaza ni gute umuntu amuhamagara kuri yo nimero ye igacamo batambwe ngiri hanze y'igihugu no ibyo bintu numva bibaho umva nkubwiye ibyo ngibyo nta kuntu bitabaho kubera ko n'ubundi kubona access yo mu Rwanda kugira ngo iyo code ifunguke kuri WhatsApp iyo nimero igomba kuba iriho hanyuma nimero yo hanze niba uyishaka umbwire nyikubwire nayo ubu nta kibazo ntabwo iri iyo nimero wayima nta kibazo mbwira nkubwire wandike oya yimbwire nta kibazo rwose andika plus rimwe ambo plus ye nandikiraho rimwe yego ye 616 rwose icara ahantu hamwe witonze nushaka kudownloading iki kiganiro kugira ngo uze kuza kugira ute kumenya ukuri mbo naramuhamagaye namubwira ngo ndashaka kunyamamariza YouTube yanjye mbo baburetse gukupa tugiye gutangirana ikiganiro ariko reba niba warakoze subscribe reba munsi ya titre nanditse y'amagambo rebe ijambo ryanditse ngo subscribe ukoreho kugira ngo tujye tukugezaho ibiganiro bitandukanye bya buri munsi Rambe 250 ndashimira mbere na mbere abantu babashije kura subscribe ndetse nawe utarayikora yikore muri aka kanya ngira ngo nanakubwire telefone yawe niba uzi yuko nta internet ihagije ufitemo kuko ibintu bigiye kubera hano babitonze abantu banje babanze kugira ngo babanze banyumve mw'abantu mwe rero hano ndagira ngo duce agahigo sibyo tuvuge ibintu dusubira ibindi uyu muturage uyu muhirimbiri ngo ni kakajwe ndashaka kumushyira ahagaragara nkakomurusyo nkakoma n'ingasire uyu muturage w'umushishwa w'umuhirimbiri umeze nk'agakende k'akanyamunene k'akanyamujonjorerwa ndashaka kubabwira kuntu aba mu Rwanda ababesha ngo aba muri Amerika muzeyi ngara urabeshya cyane aho wibeshya abantu gute yenzi yuko kakajwa muri Amerika uri gushaka kumugirira ishyari ngo muzamukira reka nje nkubwiza ukuntu no kweruye sibyo nanze kubivuga ariko ngiye kubivuga banyarwandakazi mwacyagiye kakazwi yari ari kuvuga ngo agiye gufungura groupe ya WhatsApp mwabonye ko yaramaze kugira abantu 550 ingahe sibyo uyu muturage yanchiza muri groupe ugiye gutuma mushira hanze n'akazi kawe sibyo Ye kumushyira hanze oyangara wimuzamukira bakajwi abantu benshi murimo muramushakamo views content uramwana kwibereye muri Amerika ari kurya amafaranga y'imbuga ameze neza kwizo mpamvu kamite muhamagara none nyene kamuhamagara so kumuhamagara ushaka tondeho gatoya ngenge kumuhamagara wenda itonde Hakwamwa wabonye nje imbere ya kamera ubusanzwe warusanzwe umbona hano kuri kamera warusanzwe umbona koko je naje guhereza ukura abanyarwanda kuzimu tondeho gatoya katayitaba
tayitaba wakitonze nimero singiyi ndabona ari we. Mwese Yakobo. komera komera Komera. umeze ute umeze ute Komedi ngo zigeze. none ndagira ngo baze rero guhamagaye ndi hano mu kiganiro Yego. ni wowe adimeni wa ya gurupe yandi yakakajwe Yego. ambo guhamagaye rero ndi mu kiganiro Uri mu kiganiro cyitwa ngo iki? ndaza kuza kukubwira ariko banza unyumva ibintu ngiye kukubaza Yego nta kibazo mbaza rwose. ya abantu baza bamakanya bakambwira ngo kakajwe ngaba muri Amerika kandi ari mu Rwanda icyo tubanza tucyemeranyeho Yego turi kucyemeranyaho ndakumva rwose. mbo yakugize adimeni wambwira noneho ukama amakuru neza noneho sasa rero Hanyuma nyine amakuru ushaka kumenya nayanyu. amakuru nshaka ndashaka kumvisha abanyarwanda muri rusange bakamenya ukuri None se ushaka kumuta hanze cyangwa n'ukuri gusa dusanzwe? oya nana katinze ntabwo ndi mu kiganiro sibyo ko nyine ndi kugira ngo umuntu turi kumwe abanze yumva ukuri kuzima Ukuri guhari rero nuko n'ubundi kakajwe ari muri Amerika. ubwo nyine wanze kumutanga sibyo Oya niko kuri kuba ari muri Amerika wenda ushobora kuba hari amakuru wakuruye ukumva ngo ari mu Rwanda ariko nta none ndagira ngo bazi kakazwi aba muri Amerika akoresha nimero yo muri Amerika nabonye akoresha nimero yo mu Rwanda nanamuhamagaye yanga kumfata banza unyumve neza ukuntu ibintu bimeze. Afite nimero 3. Urabizi nyine wowe nabonye uri n'umukomediye ntabwo byaburi ibyo bintu ubizi mu bintu bijyanye nyine na audience ukuntu biba bimeze. Umuntu aba afite nimero zitandukanye, hari nimero aba agomba guhuriraho n'abantu be basanzwe, hari na nimero aba agomba gukoresha mu kazi bisanzwe. Rero kuba umuntu yakoresha nimero yo mu Rwanda nk'urugero, wenda icyo nakubwira ni uko nawe birashoboka yuko ushobora kuva hano ukajya mu kindi gihugu. Ntabwo kujya mu kindi gihugu bisobanuye ko nimero wakoreshaga uhita uyihindura. Urakoze cyane. Aho ngaho gato kabanze nkubaze. None akoresha nimero ya hehe yo muri Amerika, ari muri Amerika, ndibaza ni gute umuntu amuhamagara kuri yo nimero ye igacamo batambwe ngo iri hanze y'igihugu. No, ibyo bintu numva bibaho. Umva nkubwiye. Ibyo ngibyo nta kuntu bitabaho kubera ko n'ubundi kubona access yo mu Rwanda kugira ngo iyo konti ifunguke kuri WhatsApp. Iyo nimero igomba kuba iriho. Hanyuma nimero yo hanze niba uyishaka umbwire nyikubwire nayo, ubu nta kibazo ntabwo iri. Iyo nimero wayima nta kibazo. Mbwira nkubwire wandike. Oya yimbwire nta kibazo rwose. Andika +1. Ambo plus nandikiraho rimwe. Yego. 616. 616 290. 4604. Akoresha ebyiri nushaka kumbwira nkubwire. None se ubu ninyihamagara kakazwara nyitaba mama. Umuhamagara ngo kwitaba ese kuko umumagare nanjye nakwitaba nawe numuhamagara nakwitaba. Okay, none rero urakoze cyane. Sawa. Mbo mwabana umwe rero ndizizishe nigira nk'umuntu utabizi kwirangira ngo kwe turi kubyumvana. Nababwiye ngo mwicara ahantu hamwe murabasha gusobanukirwa. Hano nigize ikimara, nigize ikigoryi, ndacabiranye cyenda kungumuye, nsimbutse imikokwe, ndazamutse, ndamenaguritse, nyuze mu mahwa, ndarindimutse, ndakungumuye, ndacabiranye cyane ngende mbisubiremo. Mu buryo bwo kugira ngo anyita igicucu nyine, ndi gupereza amakuru.
hatoya uyu muntu ngo ni kakajwi yanshyize muri gurupe ye ya WhatsApp, sibyo turi kugendana, ndakuza kumuhamagara ndamubaza ese wanyamamariza akawunti yanjye byakunda ya YouTube ikazamuka. Umwana w'umuhungu ubwo nyine narebye kuri nuza kuri muri groupe yanshizemo mbona admin mbona na nyiri groupe, ubwo nibwo nahise ngira ute mwompoza ya nimero ya nyiri groupe. Ngo mamagaye rero yari admin w'iyi groupe. Kakazwe wenda kugira ngo mutaza kuza kugira ngo n'abantu bashinze groupe, ibi mbabwira nibyo hariho n'iyi nimero amaye kuko nsanze bihura kandi kode yayo niyo muri Amerika, gusa ndaje tuyihamagara. Uyu mwana w'umuhungu mutoya w'imyaka 18 ngira ngo naramuberetse, ndagira ngo mbaho kuri kuzima wowe rwose icara ahantu hamwe witonze, nushaka kudownloading iki kiganiro kugira ngo uze kuza kugira ute kumenya ukuri. Mbo naramuhamagaye ndamubwira ngo ndashaka kunyamamariza YouTube yanjye account yanjye, arambwira ngo byakunda. Mbo numva ko ni kamwe, ndamubwira ini ese ko nshaka kuza kukureba no kugurira agafanta, arambwira ntago byakunda. Mbo naguha amafaranga nta kibazo, ndaye guha gute ini twahura. Mbo nigira umukire ndamubwira nta kibazo nje mfite hoteli hano i Kigali hano Nyamirambo, mubwira utuntu n'utundi. Mbo umwana w'umuhungu nyina nyumva mu boss, nahise mwohereza inote ya 5 kugira ngo riperereza ibi mbabwira ngiye mbihagazeho n'amaguru abiri. Mbo umuhungu naramuretse muhamagara bukeye bwaho duvugana guhura, arangije ambwiza ukuri, arambwiye ni rero content nkora naragiye muri Amerika mu buryo bwo kwiga, ntago nagiye mu buryo bwo gukora ama video, gusa nagezeyo nkora video mbonera kunzwe, nkora n'indi mbonera kunzwe abayo gutya. Mbo igihembwe cya gatatu arangije kaminuza abaratashi muhira, ubu ngubu tuvugana ari hano i Kayonza. Mbikubwira ubyemere cyangwa se ubihakane, aya manimero mubonye bari kuma sinzi wenda niba bakoresha ama VPN, ariko reka nayo tuyikompose turebe, sibyo se phone yawe y'amayinite ariko ntago ese byashoboka ko nimero yo hanze wayihamagaza. Tonda arambwiye ngo ngireho ngama access ni barama ni kuyakangahe kuyambere. Tonde twumve si wumva se ntago byakunda kode yo mu Rwanda. Wiyaro salama meze neza. Ninde none se wowe sinakubwiye nge nabikoze mbona ntago ukagikora. Ntago kagikora kabisa. Wowe n'ubundi nabonye n'ubundi akiriho kabisa, ariko ndi mu kiganiro mamagaye, ndi mu kiganiro. Uri mu kiganiro? Yee. Turavugana na buriya ukivuyemo. Sawa. Sawa. Mbo mwihangane ntago twe dutaye umwanya bagira ngo mvugane n'abantu banje. Mbo nibyo rero ndi kubabwira kira. Uyu muhungu byemere cyangwa ubihakane, ngewe twarihuriye ku maso. Mbo naramubwiye ngo duhure, arambwira ngo ari hano i Remera. Ndamubwiye nise twavugana video call nkareba kari wowe. Umwana w'umuhungu arangije arambwira ni nta kibazo. Mbo nahise ngura data zihagije, naguze utw'igihumbi, maze kutugura mba ndamuhamagaye. Toka satani. Mbona ya video nigeze kubereka, mbabwira ngo ni kakazwi, mbona biri guhura na yasura. Ntaza se uyu muhungu niwe, mba ndamubajije none se nshuti yanjye ni ndakubonye nta kibazo, none urahagana he? Ndi hano i Remera. Mbo nagerageje guhura nawe kugira ngo nyine mperereze, ndagenda magarara hahandi abamotari baparika, ndamubwiye ni wowe usa nkwinjira muri gare. Mbona ameze nk'agaturumye, simbabesha ameze nk'agaturumye, gusa ntago ameze nk'akagagi.